Mu gihe isi igenda ihura n'ibibazo by'ubukungu n'ibiza bitunguranye, ubwishingizi ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi bifasha umuturage n'ibigo guhangana n'ingaruka z'ibihombo. Ubwishingizi ni kimwe mu bintu umuntu adakunze gutekerezaho kugeza igihe ibyago bimutunguye. Impanuka y'imodoka, inkongi y'umuriro cyangwa indwara zitera zidateguje, byose bishobora guhindura ubuzima bwa ako kanya. Mu Rwanda, urwego rw'ubwishingizi ruri mu nzego z'ubukungu ziri kugenda zikura vuba. Rufasha abaturage n'ibigo kurengera ibyabo no kongera icyizere mu ishoramari. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza uko urwego rukora, izingiro ry'ubukungu ry'uyu munsi rirabyinjiramo. Tumenye uko urwego rugenzurwa n'uruhare rwa Banki Nkuru y'u Rwanda mu kurubungabunga no kururinda imikorere mibi ishobora guhungabanya inyungu z'abaturage. Muri iki kiganiro kandi turaza gukurikira ibisobanuro birambuye bya Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Sura Kuziyaremye, avuga uburyo bagenzura isoko ry'ubwishingizi, uburyo uru rwego rukomeje kwaguka n'ingamba zo kurinda abaguzi n'abatanga serivisi z'ubwishingizi ku isoko. Ibi byose n'ibindi byinshi ni mu kanya gato nyuma yo gutumikira abadutumye. Twongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Televiziyo Rwanda, by'umwihariko n'abadukurikiye banyuze ku mbuga zitandukanye za Televiziyo Rwanda ndetse na RBA muri rusange. Reka tubahe ikaze, tugiye kuganira ku ngingo ifitiye akamaro gakomeye ubukungu bw'igihugu ndetse n'abaturage muri rusange, akaba ari ingingo irebana n'urwego rw'ubwishingizi. Tugiye kumva neza akamaro ku rwego rw'ubwishingizi, turebere hamwe icyo uru rwego rumariye abaturage ndetse n'icyo rumariye ubukungu bw'igihugu muri rusange. Byo gusuza, nitwa Placide Nyishuti, ariko kandi munyemerere twakire nyakubahwa Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda ni Madame Sura Kuziyaremye. Tubahe ikaze mu kiganiro cyacu. Murakoze cyane. Yego, wenda kugira ngo twinjire neza mu kiganiro, turifuza ko mwatubwira mu magambo make, ubundi kugira ngo twinjire mu rwego rw'ubwishingizi turifuza kumenya inshingano za Banki Nkuru y'Igihugu ndetse munadusobanura muri rusange naho zihurira n'urwego rw'ubwishingizi. Murakoze kuba mwadutumiye kugira ngo tuganire kuri uru rwego rw'ubwishingizi. Mwabigarutseho yuko ari urwego rufitiye akamaro cyane abaturage ariko n'ubukungu bw'igihugu. Banki Nkuru y'u Rwanda mu nshingano zayo muzi ko ishinzwe kurinda ko haba umuvuduko ukabije w'ibiciro ndetse no kubungabunga ubudahangarwa bw'urwego rw'imari cyangwa se ubutajegajega bw'urwego rw'imari. Mu bigo by'imari tureberera nka Banki Nkuru y'u Rwanda n'ibigo by'ubwishingizi birimo, ariko tukaba tunafite n'inshingano z'uko dukomeza guteza imbere urwego rw'imari muri rusange. Twasanze rero muri izo nshingano dufite tugenda tureba mu bigo by'imari bitandukanye, ese hari urwego rw'imari tubona rushobora gukomeza gutera imbere kurushaho. Urwego rw'ubwishingizi nabwo biragaragara, ari nayo mpamvu ari ubu tugiye gutangira gahunda yo gukangurira abanyarwanda kwitabira ubwishingizi. Insanganyamatsiko y'iki gikorwa cyo mu kwezi kwa 10 ari igikorwa ngarukamwaka cyo gushishikariza abanyarwanda kwitabira ubwishingizi, ni ukuvuga ngo shingana ahazaza hawe ubeho utekanye. Ni muri urwo rwego rero twatangiye ibiganiro, ntabwo ari ibiganiro byo kuri televiziyo gusa na radiyo, ahubwo tuzegera n'abaturage kugira ngo tubakangurire no kubashishikariza gukoresha serivisi z'ubwishingizi, kandi nk'uko insanganyamatsiko ibivuga babeho batekanye. Kugeza uyu munsi wa none tuganira, turifuza kumenya ubundi twavuga ko urwego rw'ubwishingizi hano mu Rwanda ruhagaze. Ni urwego rukomeje kwiyubaka, cyane cyane iyo murebye ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda bumaze kugera kuri 18. Ubwitabire ntiburagera ku kigero twifuza cyane, usibye ubwitabire mu bw'ubwishingizi, ubwisungane mu rwego rw'ubuzima, ibyo tuzi nka mituweli, aho abanyarwanda 88% ubu bafite mituweli. Ariko twareba ayandi moko y'ubwishingizi, usibye ubwishingizi bw'ibinyabiziga byo busabwa n'amategeko, ariko ikigero cy'ubwitabire kiracyari hasi ku kigero cya 2%. Aho rero icyo dushaka muri iyi gahunda ni ukusobanura neza icyo ubwishingizi buvuze, akamaro bufite. Ese iyo umuntu avuze ngo shingana hawe hazaza aba ashatse kuvuga iki?
ni ukuvuga ko tuzi ko mu buzima hari igihe umuntu ahura n'ibyago n'impanuka, aho rero iyo afite ubwishingizi butuma ashobora kuva muri ibyo byago, ashobora kubona amafaranga yamucisha yatuma ingaruka zamugizeho zigabanuka, ni ikintu gituma umuntu ashobora gukora ibikorwa bitandukanye kandi atekanye. Ikindi ni uko iyo turebye akamaro k'ubwishingizi muri rusange, dusanga ko ibigo by'ubwishingizi biri mu bigo bishora imari mu nzego zitandukanye mu gihugu, kandi ni nako bigenda ku isi hose. Bukaba kubera ubwishingizi bw'igihe kirekire ni imwe mu ngamba zo kugira ngo twongere ubushobozi bw'imari mu gihugu cyacu, aho ibyo bigo by'imari by'ubwishingizi uko abantu babyitabira nabyo bishora imari kugira ngo bizabone amafaranga iyo umuntu yagize ibyago bishobora kukwishyura. Aho rero nabyo ni ngombwa ko tubivuga kandi tukanasobanura neza ko uko ubwishingizi akamaro bufite ku bukungu bw'igihugu. Iyo tuvuze ijambo ubwishingizi mu Kinyarwanda birumvikana nyine ko ari ukwishinganisha. Rimwe na rimwe dukunda no kubyumva, rimwe na rimwe habayeho nko kugoboka abagize ibyago bitandukanye, aba ari abantu basanzwe b'abaturage ndetse n'ibigo n'amasosiyete. Ariko turifuza kumenya ubundi ku muturage ijambo ubwishingizi bisobanuye iki? Ubwishingizi ubundi ni nk'amasezerano hagati y'umuntu ku giti cye cyangwa se ikigo runaka kigirana n'ikigo cy'ubwishingizi. Icyo kigo cy'ubwishingizi bitewe n'ubwo bwishingizi yafashe, cyo kikaba gifite inshingano yo kuzamushumbusha icyangiritse cyangwa se kumwishyura indishyi igihe yahuye n'ingorane n'impanuka. Ariko ubwishingizi nabwo bufite ikiguzi umuntu agenda yishyura, akenshi ni buri mwaka. Icyo kiguzi akaba ari cyo ikigo cy'ubwishingizi giheraho kibara amafaranga yakwishyura n'uko cyakugoboka. Kandi ni uburyo bw'ingenzi bugamije no kugira ngo dushobore kuba navuga twaprotectinga ibyo dufite nk'ibigo, cyangwa se umuntu ufite inzu akaba yafata ubwishingizi, yaba agize ibyago y'uko haba inkongi y'umuriro akaba yabona inshumbusha cyangwa se n'amafaranga atuma asana ibyangiritse. Aho rero niko kamaro tubona, ariko icya mbere cyumvikana ni uko ari amasezerano hagati y'umuntu, hagati y'ikigo n'ikigo cy'ubwishingizi, n'icyo kiguzi giterwa n'ubwoko bw'ubwishingizi umuntu yafashe. Nibyo birumvikana ko urwego rw'ubwishingizi rufitiye runini abaturage ndetse n'ubukungu bw'igihugu muri rusange, ariko turifuza ko mudusobanurira by'umwihariko kuki ubwishingizi ari ingenzi yaba ku muturage ndetse no ku bukungu bw'igihugu. Icya mbere ku muturage, umuntu yafata nk'urugero, umuntu adafite mituweli akagira ibyago akarwara, kandi twese turi abantu tuzi ko indwara ari ikintu kibaho mu buzima. Udafite ubwishingizi ni ukuvuga ko hari abashobora kutemera kukuvura, cyangwa se igiciro bari kwishyura nta bwishingizi ufite kikaba kiri hejuru cyane kuko ni serivisi zihenda. Kuba rero umuntu yaratanze icyo kiguzi cy'ubwishingizi ndetse n'ubwisungane mu byerekeranye n'ubwishingizi bw'ubuzima, bituma amafaranga umuntu yari gutanga yivuza agabanuka cyane, kuko hari aho abantu bose bakotije muri mituweli ndetse no mu zindi gahunda z'ubwishingizi bw'ubuzima, bigufasha kugera kuri izo serivisi z'ubuzima ku giciro kiri hasi. Ubwo ni urugero rwa mbere. Icya kabiri nagarutseho ni ukuvuga ngo se ibigo by'ubwishingizi iyo dutanze ayo mafaranga twita premium, ziyabyaza inyungu zite kugira ngo zishobore gukomeza kuba zatanga izo ndishyi cyangwa se igishumbusha no gusana ibyangiritse? Ni uko kubera ko ni na cyiza ko umuntu ntabazi igihe impanuka izabera, ushobora gutanga ikiguzi cy'ubwishingizi ukaba ushobora kumara imyaka 10 niba ari ubwishingizi bw'imodoka nta mpanuka ugize. Ariko hagati aho ayo mafaranga watanze, icyo kigo cy'ubwishingizi gishinzwe kuyacunga no kuyabyaza inyungu kugira ngo kizashobore kubona izo ndishyi habaye impanuka. Icyo gihe rero niho tubona ko ibigo by'ubwishingizi byemerewe gushora imari. Hari ibishora imari mu bikorwa by'iterambere bitandukanye, hari ibishora imari mu mpapuro mpeshwamwenda zishyirwa ku isoko na leta. Ubwo biba bivuze yuko
birimo gushora imari mu bikorwa leta ishyira igiramo uruhare mu iterambere ry'igihugu. Nubwo umuntu atakubwira ati wenda uyu muhanda wubatswe kubera impapuro mpeshwamwenda uyu n'uyu, ariko ni ukuvuga ko abatanga amafaranga muri izo mpapuro mpeshwamwenda batuma leta ikomeza gukora ibyo bikorwa. Aho rero niko kamaro tubona mu bwishingizi. Mujya mubona ibigo by'ubwishingizi byubatse amazu y'ubucuruzi, nabyo ni akamaro bifitiye ubukungu. Ikindi ni uko kubera nk'ubwishingizi bw'igihe kirekire, ubwishingizi bw'umuntu agira ku buzima avuga ati umunsi nzaba ntagihari, umuryango nsize uba ufite icyakomeza kubeshaho. Icyo kubera ko ari ubwishingizi twita ubw'igihe kirekire cyangwa life insurance, ni ukuvuga ko ibigo by'ubwishingizi bifite ayo mafaranga byakubikiye bishobora kuyashora no ku isoko ry'imari n'imigabane, bikaba bifasha urwego rw'abikorera nabwo kwiteza imbere. Niba nk'iyo umuntu wikorera yarashyize ikigo cye cy'ubucuruzi kuri iryo soko ry'imigabane. Izo ni ingero natanga ku kamaro ari ku muntu ku giti cye, ari no ku bukungu bw'igihugu. Madamu Guverineri, mwakomeje kugenda mugaruka ku bwishingizi butandukanye, ariko turifuza kumenya uyu munsi wa none mu Rwanda dufite ubuhe bwoko bw'ubwishingizi? Mu Rwanda ubu tumaze kugira ubwoko bwinshi butandukanye bw'ubwishingizi. Ubwo tumenyereye cyane ni ubwishingizi bujyanye n'ubuzima ndetse n'ubwishingizi bw'ibinyabiziga. Hakaba n'ubwishingizi umuntu ashobora gufata, yaba ufite inzu y'ubucuruzi. Muzi ko niyo umuntu aguze inzu agiye gufata inguzanyo akayigura afashe inguzanyo muri banki, bamusaba kuba afite ubwishingizi. Kubera iki? Kuvuga bati ugize ibyago ukaba wagenda cyangwa wakwitaba Imana iyo nzu utarayishyura, ntibibe umutwaro kubusize, ahubwo ubwo bwishingizi wafashe bufasha abusize kuba bakwishyura iyo nguzanyo. Ubundi bwishingizi tumaze kubona cyane ni ubwishingizi bw'ibintu nk'ibikorwa cyane cyane bitandukanye natwe tumaze kugeraho nk'u Rwanda. Muzi ko igihugu cyacu gifite nka sosiyete y'indege Rwandair. Ziriya ndege ni indege zihenze cyane. Kuba utwara abantu muri ziriya ndege bisaba kugira ubwishingizi mu rwego ruhanitse. Ubwo nabwo n'ubwishingizi, nubwo tutaragera ku bushobozi bwo kuba wenda twatanga ibigo byacu byatanga ubwishingizi byo kuvuga ngo indege nyinshi, ariko tugenda twubaka ubushobozi muri ibyo bikorwa. Ikindi tugenda tubona ni ubwishingizi bushya bitewe n'ibikorwa byaba iby'ikoranabuhanga bitangiye, ndetse na risk cyangwa impanuka zabamo. Icyo natangaho urugero ni nka ubwoko bw'ubwishingizi burinda ikigo cyaba gikoresha ikoranabuhanga mu gihe haba hari abakibye bakoresheje ikoranabuhanga, hakaba hari indishyi babona n'uko bakwirinda. Murumva rero ko amoko y'ubwishingizi ubu yabaye menshi, kandi turizera ko no ku isoko tuzabona ubwishingizi, amoko y'ubundi bwishingizi bwinshi kurushaho. Wenda ibyo tuzagenda tubigaruka mu biganiro byacu bitaha, twumvisha harimo ubwishingizi bushyashya butari bumenyerewe, ariko aho ngaho tukiri aho twakwibaza tuti abakiriya cyangwa se abagana ubu bwishingizi butandukanye mutubwiye, turifuza kumenya icyo mukora nka Banki Nkuru y'Igihugu mu kubarengera, cyane cyane ko mu bihe byashize twajyaga twumva ibibazo by'abaturage bavuga bati hari ibigo by'ubwishingizi bitinda kwishyura cyangwa se bitinda guha abakiriya babo ibyo bemerewe n'amategeko. Nkamwe nka Banki Nkuru y'u Rwanda ni iki mukora kugira ngo murengere abakiriya bagana izi serivisi z'ubwishingizi? Nibyo koko ibyo bibazo byagiye bigaragara. Nk'umuntu akafata ubwishingizi butandukanye, yagira impanuka bigatwara igihe kugira ngo yishyurwe, cyangwa se akishyurwa amafaranga umuntu yavuga ko ari make ugereranyije n'ibyangiritse. Hari ubwishingizi ntagarutseho, ariko twese tumenyereye nk'ubu bwishingizi mu rwego rw'ubuhinzi, aho umuhinzi afata ubwishingizi kugira ngo niba hari ibiza bije atarasarura ashobore kuba yabona amafaranga amushumbusha kuri losses yaba yakoze cyangwa ku gihombo yaba yagize. Aho hagiye hagaragaramo imbogamizi, kuko nk'umuntu w'umuhinzi niba imyaka ye yangijwe kubera ibiza,
kuvuga ngo ategereza amezi 2-3 ubwo season birangiye. Aho rero ni ukuvuga ngo nkatwe Banki Nkuru y'u Rwanda dushinzwe nanone kurengera abaguzi ba serivisi z'imari, byasabye ko n'izindi nzego zitandukanye, haba Minisiteri y'Ubuhinzi, haba Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, tureba imbogamizi ziboneka muri ubwo bwoko bw'ubwishingizi, kuko ubundi ikigo cy'ubwishingizi kiba gifite iminsi 30 itarenze kugira ngo kibe cyatanze iyo ndishyi cyangwa cyashumbushije umuntu. Aho rero niho mu biganiro bitandukanye tubona ko imibare y'uko gutinda ko gushumbusha abantu bafite ubwishingizi yagabanutse, ntabwo turagera kuri 0. Ikiri ni ukugira ngo nanone tunafasha abantu muri ayo masezerano icyagendaga kigaragara. Ubu ariko hagiyeho amabwiriza, hari igihe wasangaga ibigo bimwe by'ubwishingizi bifite amasezerano mu rurimi rumwe, akaba ari nk'ururimi rw'Icyongereza, umuntu akaba yasinya ayo masezerano mu rurimi atumva. Ubu ni ibintu bibujijwe. Buri bigo byose by'imari ndetse n'iby'ubwishingizi birimo bigomba gutanga amasezerano cyangwa kontra mu rurimi umuntu yifuza kandi yumva. Ikindi ni uko twanasabye ko ikiguzi cy'ubwishingizi kiba transparent, kugira ngo umuntu amenye neza niba ntanze aya mafaranga nka premium, icyo nzabona hagize impanuka ngize ni ikihe. Ibyo rero nabyo ni ibintu twasabye ibigo by'ubwishingizi, byatangiye kubikurikiza kandi tubona bifasha kugira ngo umuntu agire amakuru yuzuye mu gihe afashe ubwishingizi. Rimwe na rimwe hari igihe tuba tuvuga ibintu mu buryo bwabyo, ariko iyo tugarutse no ku mbogamizi tuba tugira ngo tunarebe n'ibisubizo bihari kuri izo mbogamizi. Nkamwe nka Banki Nkuru y'Igihugu mubona ari izihe mbogamizi zibangamiye uru rwego rw'ubwishingizi? Muratubwiye uko n'icyo mukora cyangwa se n'icyo mutekereza mwakora kugira ngo izo mbogamizi ziveho. Zimwe mu mbogamizi twari tuzivuze, kugira serivisi zinoze. Ikindi ni ukugira ngo abantu bumve koko ubwishingizi. Buriya hari amoko y'ubwishingizi aba arimo utuntu twinshi mu masezerano, kandi twese ntabwo ariko twumva urwego rw'imari, ugasanga bigoye kugira ngo umuntu yumve inshingano ze n'inshingano z'icyo kigo cy'ubwishingizi. Ibyo ntabwo ari imbogamizi tubona mu Rwanda gusa, ahubwo buriya product y'ubwishingizi ni ikintu abantu bashobora kugira ibintu bikomeye bigoranye cyane, ntibihe wenda kuvuga ngo bashyiremo effort yo gusobanurira abantu iki inshingano zabo zimeze. Aho byagiye bigaragara izo malpractice. Ari nayo mpamvu nk'iki gikorwa cyo gusobanurira no kugira ibiganiro ku bwishingizi, ndetse tunashimira n'urugaga rw'ibigo by'ubwishingizi ASAR, kuko nabyo tuzafatanya gusobanura neza umwuga wabo, product bashyira ku isoko, ndetse no kumva abaturage n'abafite ubwishingizi izo mbogamizi zose twese tukazishakira umuti hamwe. Icyo tukora rero nka Banki Nkuru y'u Rwanda, usibye iby'ibyo biganiro no gushishikariza abantu kwitabira ubwishingizi, ariko umuntu anabasobanurira icy'ubwoko bw'ubwishingizi bivuze, ni uko twanasanze ko kugira ngo duteze imbere urwego rw'ubwishingizi hagomba kujyaho ingamba zihamye z'igihe kirekire. Ubu tumaze iminsi turimo gukora icyo bita National Insurance Strategy, ni ukuvuga ko hazaba zingamba ku rwego rw'igihugu rwo kuzamura urwego rw'ubwishingizi. Iyo strategy izaba ikubiyemo ibintu bitandukanye, harimo no kwigisha abaturage, harimo gushyira ku isoko products zijyanye n'ibyo umuntu abona bitera ingaruka cyangwa impanuka, cyangwa se ibindi byago byo kuba wabura umutungo wawe, kuba wabura n'ubuzima, nabyo tuzi ko bibaho. Kandi tukanakoresha ikoranabuhanga mu kugira ngo abantu bagere kuri serivisi z'ubwishingizi mu buryo bwihuse. Twizeye ko iyo strategy izemezwa mu mezi ari imbere, ikaba ari izatanga gahunda inoze y'icyo dushaka nk'igihugu ku rwego rw'ubwishingizi, uko dukomeza gushishikariza abaturage no kubigisha mu gukoresha serivisi z'ubwishingizi, ndetse no kureba niba hari icyo twahindura mu mategeko gituma hari ubundi bwoko bw'ubwishingizi bushyirwa ku isoko, ku buryo cyane cyane muri ibi bihe tubona ko ibihindagurika ry'ibihe climate change nabwo bitera ibiza byinshi kurushaho, atari mu Rwanda gusa n'ahandi, habe n'ubwishingizi bwihariye, ibyo twita
disaster insurance bishobora kurinda n'umuntu mu gihe agize ibyo byago, haba mu gihe cy'amapfa cyangwa se habaye imvura nyinshi n'imyuzure. Ibyo rero ni ibintu mirongo migari. Ubwishingizi bushobora kuva ku kintu gito bukagera no kuba wabishyira nko navuga ubwishingizi bw'indege. Ibyo rero bisaba yuko nk'igihugu tuba dufite ubushobozi bwo kugira izo product mu gihugu, kuko dutera imbere niko tunakeneye ko uwo mutungo igihugu kigezeho nawe uba wishinganye kugira ngo hagize ikiba cyangwa se ibyago biba hataba igihombo ku gihugu. Ni gahunda iyo strategy zaba ari y'imyaka 10, ni ndende, ariko tubona yuko ari izadufasha nk'igihugu kugira urwego rw'ubwishingizi buhamye kandi bugirira akamaro ubukungu nk'uko tubyifuza muri vision y'igihugu yo kugira u Rwanda nk'igicumbi cy'imari, kugira u Rwanda rugeze ruri mu bihugu bikize ku isi. Kandi umuntu agenda abibona ko uko igihugu gitera imbere, uko igihugu kigira ubukire, ni nako gishingana ubwo bukire n'abantu ubukire bwabo bukishingana. Ubwo rero ni urugendo dukomeje, kandi tubona ko iyi gahunda yo gusobanura no gushishikariza abantu gufata ubwishingizi nayo izabigiramo uruhare. Birumvikana ko hari icyo muri gukora, ndetse kandi byumvikanye ko n'urugaga rw'amasosiyete akora cyangwa se ari mu rwego rw'ubwishingizi nabo hari ibyo basabwa. Ariko se nk'umuturage ukurikiye iki kiganiro kuri platform za RBA, yaba ari umukiriya w'izi serivisi z'ubwishingizi ndetse n'umuturage usanzwe, we ni iki asabwa? Umuturage icyo tumusaba ni ukumva ko Banki Nkuru y'u Rwanda nayo ishinzwe igenzura rw'urwego rw'ubwishingizi, ku buryo umuntu ataheranwa n'ikibazo niba kitashoboye gukemurwa n'ikigo cy'ubwishingizi atugana nka Banki Nkuru y'u Rwanda. Muzi ko hariho rwa rubuga rw'intumwa umuntu ashobora kugeraho igihe ashakiye cyose akatugezaho icyo kibazo. Ikindi, turabashishikariza kwitabira ibi biganiro no gukomeza kutugezaho imbogamizi, ariko wenda n'ubundi bwishingizi bwumva bwabagirira akamaro. Hari icyanyuma nasorezaho nuko hari naho tujya twumva ko abantu bavuga ati ubwishingizi burahenze. Ntago numva icyo kiguzi icyo kimariye, ariko burya kuko umuntu kwiteganyiriza ni ukuvuga ngo ushobora gutanga ubwishingizi. Hari abantu bavuga ngo nge narambiwe ndishyura ariko nta mpanuka ndagira, yahagarika ubwo bwishingizi hashira nk'iminsi 3 akaba hariho agize impanuka. Niyo mpamvu rero bisaba gusobanura cyane ubwishingizi impamvu ari ngombwa, ariko n'abantu tubabwira ati nta kiguzi gishobora kuba kirenze umutungo ufite, ubuzima bwawe, kandi ikintu gituma ugabanya umutwaro w'ibintu byakuremerera hagize impanuka ikubaho cyangwa se ibyagugize. Icyo gihe ni nko kuvuga ngo uba wizigamiye, kandi niyo mpamvu tuvuga ngo ni ugutekana. Nk'ubu kuba twese tuzi ko mu Rwanda dufite mituweli cyangwa se ubundi bwishingizi by'ubuzima, nta muntu ubyuka avuga ati n'indwara sindi bubone uko nivuza, cyangwa se ndivuza ku kiguzi mbona kitari hejuru cyane. Ubundi numva byajya bidutera n'indwara zindi kurushaho, mu gihe ufite ubwoba yuko hagize ikintu kiba, ibintu wakoreye mu myaka 10-15 byagenderaho nta ndishyu ubonye. Aho rero niko mbona akamaro ka mbere k'ubwishingizi, gutuma umuntu atekana kandi akumva ko ibyo afite nk'umutungo, ibintu yumva ari essential mu buzima, niyo hagira impanuka hari ikigo gishobora kuzamugoboka. Nshuti bakunzi mwe mudukurikiye kuri platform zitandukanye za RBA ndetse no kuri televiziyo y'u Rwanda, tugeze ku musozo ikiganiro cyacu, ngira ngo mwasobanukiwe ibirebana n'urwego rw'ubwishingizi, akamaro urwego rufite ku bukungu bw'igihugu ndetse no ku muturage. Mu nyemero dushimire cyane Madame Surakuzi Yaremye, ni Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Turabashimiye ku mwanya wanyu mwaduhaye. Turabashimiye kandi dukomeza gushishikariza abanyarwanda kutugana kugira ngo dukomeze tugire n'ibyo biganiro kandi tunabasobanurire akamaro k'ubwishingizi. Murakoze cyane. Ibyo Guverineri Soraya avuga bigaragaza neza ko ubwishingizi atari urwego rwigenga gusa, ahubwo ari igikoresho cya politike y'ubukungu kigira uruhare mu kubaka igihugu gishingiye ku mutekano w'abaturage n'ubukungu burambye.
Banki Nkuru y'u Rwanda ni umutima w'urwego rw'ubwishingizi kuko irarugenzura, ikarurinda, ikanateza imbere isoko ryago ryimbitse kandi ryizewe. Ariko kugira ngo dusobanukirwe neza aho uru rwego rugeze uyu munsi, tugomba gusubira inyuma tukamenya aho rwatangiriye, uko rwagiye rukura n'icyo bivuze mu rugendo rw'ubukungu bw'u Rwanda muri iki gihe n'ejo hazaza. Urwego rw'ubwishingizi mu Rwanda rwatangiye gukura kuva mu myaka ya za 70. Mu 1975 hashinzwe Sonarwa, ikaba ariyo yafatwaga nk'ikigo cya mbere cya leta cy'ubwishingizi. Nyuma yaho hagiye havuka ibindi bigo by'ubwishingizi nka Korali yarashinzwe na Kiliziya Gatolika. Mu 1984 nibwo havutse iyitwaga Solas, yari sosiyete y'ubwishingizi ya mbere yigenga mu Rwanda, ikagera n'ishami mu Burundi. Muri iyo myaka kandi ubwishingizi bwagarukiraga gusa ku modoka, amazu n'ibikoresho by'inganda. Icyo gihe isoko ryari rito, rigenewe cyane cyane imodoka n'inyubako. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, ubwo ubukungu bwari bwarasenyutse, uru rwego rwongeye kuzanzamuka, rushingira ku ntego yo kongera icyizere mu bukungu no kurengera abashoramari. Guverinoma y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kongera kubaka ubukungu bushya. Mu rwego rw'ubwishingizi, icyizere cyatangiye kugaruka, hashyirwaho amategeko n'ubugenzuzi byihariye. Mu myaka 20 ishize, uru rwego rwahinduye isura. Abikorera benshi binjiye ku isoko, bongera guhanganisha udushya mu mikorere. Kuva mu 2010 kugeza ubu, isoko ryaragutse, rizamo ibigo by'abikorera ndetse n'ibiva hanze y'igihugu. Kugeza ubu, ubwishingizi bufite uruhare rukomeye mu gukomeza amahame y'urwego rw'imari n'imyitwarire ihamye y'ubukungu, binyuze mu gukusanya no gucunga ibyago by'abantu n'ibigo by'ubucuruzi, bukaba nk'urusobe rwo kurinda imari y'abaturage n'ubukungu muri rusange. Kugira ngo ubwishingizi bugere kuri ibi, bugabanya ibyago bishobora guhungabanya urwego rw'imari, bukarinda ingo z'abaturage n'ibigo by'ubucuruzi, bityo bigashyigikira iterambere rirambye ry'ubukungu. Banki Nkuru y'u Rwanda nk'urwego rwa leta rubifite mu nshingano, igaragaza ko urwego rw'ubwishingizi mu Rwanda rugizwe n'amoko abiri manini, arimo ubwishingizi butari ubw'ubuzima no life insurance, ndetse n'ubwishingizi bw'ubuzima aribwo life insurance. Ubwishingizi bw'ubuzima buba ari ubw'igihe gito, bukamara umwaka cyangwa munsi yaho, mu gihe ubw'ubuzima butangwa mu gihe kirekire, bugatanga indishyi z'amafaranga z'igihe amasezerano arangiriye cyangwa igihe nyirayo apfuye. Uru rwego kandi rugizwe n'ibice binini byihariye, aribyo micro insurance, aribyo bivuze ubwishingizi bw'abamikoro make cyangwa aciriritse. Harimo kandi captive insurance, ubwishingizi bw'ibigo ubwabyo bwite, health maintenance organizations, aribyo bivuze ibigo by'ubwishingizi bw'ubuvuzi, ndetse n'ubwishingizi bw'abaturage buzwi nka mutuelle de santé. Kugeza mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka 2025, urwego rw'ubwishingizi mu Rwanda rwari rugizwe n'ibigo 18 by'ubwishingizi, birimo 16 byigenga n'ibindi 2 bya leta. Mu bigo byigenga harimo 9 bikora ubwishingizi butari ubw'ubuzima, 3 bikora ubwishingizi bw'ubuzima, kimwe gikora micro insurance, bwa bwishingizi bw'abamikoro make n'aciriritse. Harimo kandi ikigo kimwe cya captive insurance, ubwishingizi bw'ikigo bwacyo bwite. Hari kandi ikigo kimwe cya HMO, aricyo kigo cy'ubwishingizi bw'ubuvuzi, ndetse n'igitanga serivisi z'ubwishingizi bwa mutuelle de santé. Mu bigo bya leta harimo 2 bikora ubwishingizi bw'ubuvuzi, aricyo RSSB Medical ndetse na MMI. Byombi bifatwa nk'ibigo bitanga ubwishingizi butari ubw'ubuvuzi. Ibi bishobora kumvikana nk'aho bidahuye n'icyo abantu benshi batekereza, ariko hari impamvu zifatika zibisobanura. RSSB Medical na MMI nubwo ari ubwishingizi bw'ubuvuzi, baba bugamije kurinda ibyago by'ubuzima mu gihe gito, ntibutange indishyi z'igihe kirekire cyangwa ku rupfu, bityo mu byemezo by'abanyamwuga bifatwa nk'ubwishingizi butari ubw'ubuzima. Kugeza uyu munsi mu Rwanda, urwego rw'abahuza mu bwishingizi rugizwe n'abahuza aribo ba brokers bajya ku 14, abahuza b'ubwishingizi bw'inyongera bazi nka insurance brokers 2, abatanga serivisi z'ubwishingizi bunyuze mu mabanki bazwi nka bank insurance 11, aba agent b'ubwishingizi bagera ku 1661, abagenzuzi b'ibihombo 32,
ndetse n'abahanga mu mibare y'ubwishingizi bagera kuri 6. Iyi ni imibare y'abagize urwo rw'ubwishingizi mu Rwanda kugeza ubu. Urwego kandi rufite isano rikomeye n'urwego rw'imari muri rusange, aho 42% by'umutungo warwo wose ushorwa mu rwego rw'imari binyuze mu ishoramari ry'imari n'imigabane mu bigo by'imari no mu masosiyete. Ibi bigaragaza uruhare rw'ingenzi ubwishingizi bufite mu guteza imbere ubukungu no gukomeza amahame y'imari, ariko bikanerekana uburyo bushobora kugirwaho ingaruka n'ibibazo bivuka ku yandi mafaranga. Umutungo w'urwego rw'ubwishingizi wakomeje kwiyongera bitewe no kuzamuka kw'amafaranga yanditswe mu masezerano y'ubwishingizi, ari byo gross written premiums, kongera imari shingiro ndetse no kwiyongera kw'inyungu z'ishoramari. Umutungo wose w'urwego rw'ubwishingizi wiyongera 14.5% ugera kuri miliyari 1,212 z'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi kwa 6 muri uyu mwaka. Ishoramari mu maporomeshwa mwenda za leta ryihariye 33.2% by'umutungo w'urwego rw'ubwishingizi, mu gihe 44% by'umutungo wose w'urwego ubarirwa mu ishoramari ry'ibigo by'imari nk'amabanki y'ubucuruzi. Iyi migabane y'ishoramari igaragaza ubushake bwo gushora mu maporomeshwa mwenda zifite inyungu zihamye, bigatanga inyungu zitekanye kandi bigafasha kugabanya ibyago by'ibihombo by'amafaranga abitswe hagamijwe inyungu ihoraho, bityo bigashimangira ihame ry'iterambere ry'urwego rw'ubwishingizi mu Rwanda. Ubwishingizi si igikoresho cy'abantu bake bafite ubushobozi, ni umusingi w'iterambere rirambye. Mu buhinzi, gahunda z'ubwishingizi ku bihingwa zifasha abahinzi gukomeza gukora n'iyo bagize ibihombo. Mu buvuzi, Mutuelle de Santé nayo yatumye abaturage babarirwa muri za miliyoni babona ubuvuzi ku giciro gito, ituma n'abikorera benshi bashora mu bwishingizi bw'ubuzima. Mu bucuruzi ho, ibigo bikorana n'ubwishingizi birinda ibihombo n'impanuka, bigatuma bikomeza gukora mu mutekano n'ituze ry'ubukungu n'iterambere. Nubwo hari intambwe zimaze guterwa, urugendo ruracyari rurerure. Imbogamizi ya mbere ni ubumenyi buke ku bwishingizi ku baturage. Nibyo koko leta yacu hari ibyo yakoze kandi bishimishije, ariko turacyafite ikibazo kijyanye n'amategeko. Itegeko ritarengera umuguzi mu buryo bunoze. Ikindi turacyafite ikibazo ku bijyanye n'ibiciro biri hejuru, ku buryo n'abinjira muri serivisi za insurance ari bake imbere mu gihugu. Bivuze ko abinjira muri serivisi z'ubucuruzi bwa insurance ari babandi bifite, kandi twagombye kubona na hariya mu giturage hari abantu binjira muri insurance. Ni ukuvuga hagombye kujyaho ibigo bireba n'abariya bo hasi babakene batishoboye, ku buryo nabo binjira muri insurance. Kuko niyo urebye imibare ujanishije usanga tukiri hasi cyane ku bantu bitabira ibikorwa bya insurance. Ikindi cya kabiri ni service zitangwa n'ibigo bya insurance zitanoze, aho usanga iyo umuntu akoze accident akenshi biba bimusaba kujya mu manza kugira ngo ahabwe indishyi. Ikindi cya kabiri nuko iyo umuntu akoze accident ategereza igihe kirekire, ugasanga n'abakozi bo mu ibyo bigo badashaka gutanga service inoze, ndetse ugasanga bitinda cyane, wa muntu akajya mu bitaro agatindamo, ugasanga adafite n'ubushobozi bwo kwivuza kubera yakoze accident, bigasaba ko yiguriza amafaranga kandi amafaranga adashobora gusubizwa kuko bijya mu manza nabyo agakishyura. Twumvaga rero haba uburyo bunoze kandi bushobora gutabara mu buryo bwihuse uriya muntu wakoze accident. Ikindi ubwitabire ntibushobora kwiyongera kuko serivisi itangwa nabi, abandi bacika intege kugira ngo binjire muri iyo sector ya insurance. Abenshi baracyabona ubwishingizi nk'ikiguzi aho kubifata nk'ubwishingizi bw'iterambere no kwiteganyiriza ejo hazaza. Hari ikibazo cy'izere gike hagati y'abishingizi n'abishingirwa bitewe n'itinda ry'indishyi cyangwa amakimbirane mu gusobanura amasezerano. Hari n'abavuga ko ikiguzi cy'ubwishingizi kiri hejuru ugereranyije n'ibiciro biri ku isoko. Kugira ngo ikibazo cy'abamotari gikemuke nuko biriya bigo byose bigomba kwemerera abamotari gufata ubwishingizi mu bigo byabo, ntibabaheze. Kandi nibyo bituma nyine ibiciro bizamuka, ugasanga ibiciro bya moto biri hejuru cyane kuko batisanzura kwihitiramo aho bafata ubwishingizi. Ku rundi ruhande, abantu benshi baracyakorera mu bucuruzi butanditse, bigatuma bigorana ko ubwishingizi bwabageraho. Nubwo hakiri ibibazo ariko hari icyizere.
ikoranabuhanga riri guhindura isura y'uru rwego, kuva mu kwishyura ubwishingizi ukoresheje mobile money kugera mu gukoresha artificial intelligence mu gusuzuma impanuka. Ibyo koko ku bijyanye n'imihindagurikire y'ibihe irahari kandi twese turabizi. Niyo mpamvu dushishikariza nyine ibigo by'ubwishingizi kuba nabyo byakwishingira abahinzi, aborozi, kugira ngo duhangane n'izo ngaruka zigaragara mu mihindagurikire y'igihe. Si ibyo gusa, ndetse hari n'ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ubona mu ikoranabuhanga naho harimo ibibazo byinshi by'ubujura, abaturage batabasha kumenya aho ubwo bujura buturuka. Twumva naho ibigo by'ubwishingizi nabyo byakwinjiramo kugira ngo ibyo bibazo birimo bibashe kwishingirwa kugira ngo umuturage ataharenganira. Niyo mpamvu rero n'ikindi dusaba ibigo by'ubwishingizi ni ukwigisha. Harabura kwigisha, harabura ubukangurambaga mu gihugu mw'imbere mu baturage kugira ngo bitabire ibyo bigo by'ubwishingizi, cyane ko benshi batanabizi, benshi batanibyitabira kubera serivisi mbi batanga, ariko basobanukiwe bakigishwa bishobora kugenda neza. Banki Nkuru y'u Rwanda n'urugaga rw'ibigo by'ubwishingizi mu Rwanda SAR bari gushyira hamwe gahunda yo kongera icyizere, gusobanurira abaturage akamaro k'ubwishingizi no guteza imbere micro insurance yageneye abaturage baciriritse. Kwihuza n'ibigo by'imari n'amabanki bituma n'abarwiyemezamirimo bato babona uburyo bwo kurengera ishoramari ryabo. Kugeza uyu munsi kandi hari gutegurwa gahunda nshya ireba urwego rw'ubwishingizi izamara imyaka 10 ari itegerejwe kuzakemura ibibazo byose bivuga muri uru rwego. Ubwishingizi ntabwo ari ubw'impanuka cyangwa ibyago byonyine, ahubwo ni icyizere cy'ejo hazaza. Mu gihugu cyubaka ubukungu burambye ni icyizere mu ishoramari. Urwego rw'ubwishingizi rufite inshingano zidasanzwe. Ni urufunguzo rw'iterambere, rufasha abahinzi gukomeza guhinga, abacuruzi bagakomeza gucuruza, rugafasha abaturage n'imiryango yabo kugira ubuzima bwiza kandi butekanye. U Rwanda nk'igihugu cyubaka ubukungu burambye, urwego rw'ubwishingizi ruri ku isonga mu kurinda ibyago, guteza imbere ishoramari no gukomeza icyizere cy'abaturage. Ndakwifuriza gukomeza gukurikira ikiganiro Izingiro ry'ubukungu kugira ngo umenye byinshi ku bukungu n'imari by'igihugu ndetse n'iterambere ryawe bwite. Njye wumvaga ni Placide Ngirinshuti.